ariko uzi ko bamutungiye agatoki basogokuru baririye mano mu butayu nawe washakaga nyine yurye. Hari abantu batungira Yesu ibyo akora, ndamukunda atabifitemo inyungu ntabikora, akora ibyo afitemo inyungu. Baba kirisitu bararakaye niba ahantu uri nta nyungu Yesu ahagira ndugu ibintu byose iyo bitariho mu mucyo Satani abihindura intwaro zabyo. Nicyo gituma nawe kubera umucyo w'Uwiteka wazimye, iyo agatara k'Imana kazimye, ubu umukozi ukora ibintu bitari mu ntego y'ubuzima bwawe. Ubu dufite abantu binjiye mu muhamagaro mbere yuko Yesu abakoresha, batangiye kubabwira ngo nimuze tubasengere, ngo tubaderivure, mutange amaturo. Bayasabye mbere yuko Yesu aza. Nibyo Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Christo, mugira amahoro y'Imana. Ariko hari icyo njya nibaza, ese iyo tubabwiye ngo Yesu ashimwe, muri kureba ijambo ry'Imana kuri YouTube cyangwa imbere ya screen yawe, ese urasubiza cyangwa urabyumva ugatuza? Ubundi kumva ijambo ry'Imana ni ukuganira, kandi nanone iyo turi kuganira tuba tugomba kuganira n'ibitekerezo byanyu, tukaganira n'ubwenge, tukaganira n'ubugingo bwanyu, kugira ngo umwuka wo muri mwebwe wunguke ijambo ry'Imana. Rero nari mbasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo, nimugire amahoro y'Imana. Amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku bantu tubanye ari ubwa mbere, nitwa niyomugabo Anicet, ni ku ijwi ry'umukanguzi nk'ibisanzwe. Turi kumwe na mwene data hori kuri kamera, ndetse na Chris bari ku buhanga bw'ibyuma. Iyo mvuga ku buhanga bw'ibyuma batuma tubona amashusho meza, nibo beditinga, nibo Imana ibaha umugisha. Mu buryo bwa Bibiliya n'imyizerere bitwa abaziritsi, nibo bengaga vino z'ibwami, nibo bari abahereza. Rero mubatureho umugisha w'Imana. Off camera turi kumwe na bene data, ntabwo turi twenyine, turi kumwe na bene data. Nitugira umugisha tuzabakira mu kiganiro gikurikira kugira ngo babasuhuze. Reka twe kubaturaho izina, kubavuga amazina, ariko tuvuge ubuntu bw'Imana bubane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma twongeye guha ikaze buri muntu wese ukunda kubana natwe ku ijwi ry'umukanguzi. Nkwatuyeho umugisha, ndetse cyane umugisha. Iyo mvuga umugisha tuvuga mu magambo, ariko iyo Imana iwutanga iwushyira mu bikorwa. Rero iyo twatuye umugisha kuri mwebwe, tuba turemenye ibikorwa kandi by'amaboko y'Uwiteka. Uyu mugisha mbibutse ko ujya uvamo ubwenge bw'abana ku ishuri. Uyu mugisha, icyo twita umugisha, uvamo urugo rwiza. Icyo twita umugisha, uvamo kunyurwa. Icyo twita umugisha, uvamo umuti mu gihe urwaye. Icyo twita umugisha, ujya uba urugingo ukaba insimburangingo. Umugisha rero uri mu bintu byinshi, Imana ishimwe. Hanyuma twatuye umugisha ku muntu ujya usangiza abandi ijambo ry'Imana, gukora share, ugasharinga abandi ijambo ry'Imana. Nkunda kubivuga, ni ukuri umuntu wakugaburiye ushonje ntiwamwibagirwa, kandi yaratunze umubiri. Ariko se noneho uwaramiye ubugingo bwawe wakaguha ijambo ry'Imana, we wamuzirikana bingana iki yaragaburiye ubugingo buhoraho? Imana ibaha umugisha. Hanyuma ariko kandi twatuye umugisha no ku muntu wakoze subscribe, kugira ngo mujye mubona, cyangwa se sabone uko wabyita, kugira mujye mubona notification iyo twaprodinze cyangwa dushyizeho ijambo ry'Imana, muribone, tubanire ku gihe, kandi mu by'ukuri pe tubana namwe. Mbikuye ku mutima, natuye umugisha ku bantu mujye muduha comment, ukavuga Yesu ashimwe, ukavuga uko wumvisha ikiganiro. Bwashize mwumvisha ikiganiro cy'inshuti nyanshuti, no kuba inshuti yawe ukabona kubera abandi inshuti. Hari abantu bagiye baduhamagara bakatuganiriza. Imana ibaha umugisha. Iyo bibaye ibyo ngibyo bigaragaza ko tutakoreye ubusa kandi twaganiriye n'abumvise. Mu by'ukuri kuri social media habaho abantu benshi, uvuga ibyiza ukagira abo ubabaza. Yewe n'abandi bavuze ibibi nabo bababaza bakunda ibyiza. Mu yandi magambo, ntabwo twabona ibinyura bose, ntabwo bose banyurwa. Kutanyurwa kwa bose rero biduha ihumure iyo tubonye bake muri mwe mwanyuzwe mukaduha comment. Imana ibaha umugisha rero ku bw'ibyo byose. Reka mbinginge uyu mwanya tuwigomwe, tuganira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Murabizi ko nkunda kubibabwira, gusenga si amagambo, daboro ni imirimo.
mbere yo gusenga ubanza gukora, na nyuma yo gukora kandi ugasenga, na nyuma yo gukora ukongera ugasenga. Ego, dukeneye gukora tugasenga, tugasenga tugakora, byose birajyana, kuko aho kugira ngo usenge utakoze wakora ntusenge, kuko imirimo ni amasengesho ariko amagambo si ugusenga, kuko Bibiliya iratubwira ngo amagambo y'umuntu agaragaza ubwenge bwe. Rero gukora tutavuze ubwenge bw'umuntu, rero ishusho yabwo ni imirimo ye, niyo imirimo y'umuntu niyo shusho y'ubwenge bwe. Imana ibaha umugisha. Reka dushimire abashumba mudusengera kandi mudukurikirana, twongere dushimire abantu mwatubereye amaboko, mumaze iminsi mwari mutabona ku ijwi ry'umukanguzi twakoze iyi nyigisho. Twari twagize inkomyi, ariko twagize umushumba umwe wadufashe amaboko, ari inaha mu Rwanda, twongera kubona tubonye uburyo bwo gukorera Imana, kandi Imana ibaha umugisha. Hanyuma kandi reka nongere nshimira abantu twabanye muri ya masengesho, twagiye dusenga iminsi 21, ay'iminsi 7 mu byiciro bitandukanye, ay'itatu mu byiciro bitandukanye. Reka twongere tubashimire, twarabanye mu buryo bwiza, Imana ivugana natwe. Reka nongere nshimira bibutse gushimira Imana ku byo yakoze. Hari abakobwa twabanye amakwe yarapfuye, bamwe barashyingiwe, hari abo twabanye babyaye. Hari nkunda kubona nyine muduha ama message mushima Imana. Nanjye nifatikanyije namwe gushimira Imana, nifatikanyije n'abari barwaye bakize, nifatikanyije namwe kuvuga ngo Imana umukiza wacu ihabwe icyubahiro. Buri muntu wese ahuri nifatikanyije nawe kuvuga ngo Imana ishimwe ko ukiri muzima. Uri muri circonstance runaka, muri situation itoroshye, birumvikana. Mwanditsi wa Zaburi we yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nta kindi yarayakora, nukurira gusa. Ntabwo yahamagaye abantu ngo baze mu birori, ntiyahamagaye abantu ngo baze gutabara, we yarari kurira, nta yindi operation, nta kindi gikorwa, yariraga gusa. Ariko bukeye mu gitondo impundu ziravuga. Rero bivuze ngo ahuririra Uwiteka arahari ngo ategure aho usekera. Munyarwanda yararirimbye aravuga ngo iteza amapfa nayitezaho bahahira. Imana ibaha umugisha. Reka mbwire rero umutima utinya ngo komera, Uwiteka niwe Mana, kandi nubwo utabona inzira Imana yanyura mwiza, zirahari, wowe ntuzireba ariko Imana yirareba aho izanyura. Imana ibaha umugisha. Rero aho muri hose tubahaye ikaze, bumva iki kiganiro muri kumwe n'umuryango, tubahaye ikaze, turabashimiye, kandi twatuye ubwenge n'amahoro ku rubyaro rwanyu, ndetse inda yanyu nayo tuyatuyemo umugisha usa n'umwe Christo yavuze kandi umeze nk'umwe yavuze, ari nawe yavuze wo kuvuga ngo mu nda zanyu hazatemba amazi y'ubugingo, imigezi y'ubugingo izatemba ituruka mu nda yanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mbinginge rero dutanga uyu mwanya dusenge. Kimwe mu by'agaciro Imana ishaka kuri wowe, nkunda kubabwira ibintu bitatu: ubushobozi, arizo nyungu, amafaranga, ibifatika, umwero w'imyaka n'ibindi. Ibyo nabyo biramya Imana. Kabiri, wowe ubwawe, umubiri wawe n'ubwenge n'ubugingo n'umwuka wawe, wowe ubwawe. Icya gatatu ni igihe cyawe. Igihe cyawe rero reka tucyemvestise, tugihe Imana, tugishore kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Niba wari uhuze, banza uhuguke gato kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nkuru, uri Imana isumba byose, uri Uwiteka, amaboko yawe ni magari. Niyo arera abadafite shinge na rugero, arera imfubyi, abeshaho. Niyo avubira abantu bari mu isi imvura, ababi n'abeza bakabona umusaruro. Izina ryawe nirishimwe. Aya maboko yawe arinda abakiranutsi n'abakiranirwa, kandi ukabarindira bose kugira ngo uzagaragaze ko ari we Mana ikiranuka. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze kugira ngo uyu muntu ukurikiye ijambo ryawe, uri kumwe natwe ku ijwi ry'Umukanguzi TV, ahabwe umugisha n'Uwiteka. Twatuye umugisha kuri Chris mu izina rya Yesu. Uri kuri iyi kamera tumwatuyeho umugisha n'umuziritsi. Hari ikintu cyatumye Abisirayeli baburira umugisha mu mahema kandi bayafite, ngo nuko bari barazanye abashenyi b'Abagibiyoni n'abavomyi bo mu ihema, bari badakebwa. Ariko ngushimiye ku bwa Kristo ubikora ku bwawe kandi ku bw'umuhamagaro akebwa. Rero iyo abaziritsi bafite umutima w'ihumure, bituma na vino idasharira. Tubisenze ku bwawe tugushima.
kumanura amariba yari yarabaye ibiroha, abantu mwami bari barabuze aho bahahira wongera ubaha aho bahahira, imvura uyivuye ku kigero gikwiriye, izuba riza rityo, kugira ngo umugisha biturutse mu biganza byawe uwo kudutera kunyurwa. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusomeye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni igice cya 6. Ndibwira ko ntari buze gutinda cyane, turasoma ku murongo waho wa 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 6, duhere ku murongo waho wa 22. Haravuze ngo bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja, bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa, kandi Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bwaho baririye ya mitsima umwami Yesu amaze kuyishimira. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati, arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, iby'umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore umurimo w'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Baramubaza bati, urakora kimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere? Icyo wakora ni iki? 31. Basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, kuko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uva mu ijuru, ahubwo data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Dusoreze 33. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo, amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka tuganire ku ijambo rivuga ngo Kristo Yesu umutsima w'ubugingo. Hari indahiro Abisirayeli bajyaga barahira iyo babaga bamaze kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Baravugaga ngo twemeye ko Yesu ari we Mesiya. Reka mbanze nganire n'umuntu wizeye ko Yesu ari we Mesiya. Mesiya biravuga ngo ni uwasizwe, ari nabyo bibyara ijambo dukunda kuvuga ngo Yesu Kristo. Kristo biravuga ngo nuri mu cyimbo cy'Imana. Reka rero mbabwire ngo Kristo niwe Mesiya. Yesu niwe Mesiya. Niwe wasigiwe kuba umutsima utera imbaraga, niwe wasigiwe kuba isoko y'amazi amara inyota, niwe wasigiwe kuba amaboko ye ari yaturera aduterura, amagambo ava mu kanwa ke akaba ubuzima bwacu. Niko Pawulo yabwiye Abakolosayi, yarababwiye ngo intebe z'ubwami n'ubwami ngo nibiri mu isi byose Imana yabiremeye muri we, kandi niwe wabiremye. Ubisanga no mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yarabivuze aravuga ngo jambo yahoranye n'Imana, kandi ubwe niwe Mana, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Reka se nkukuraho iyi confusion ku bantu bataza kuba confused kubwira ijambo. Kuvuga ngo niwe wabiremye kandi byaremwe n'Imana bisobanura iki? Imana ifite izina rimwe mu buryo butatu bw'ubumana: Imana Mwana, Imana Mwuka, n'Imana Data wa twese. Ni uburyo butatu Imana yagaragayemo mu bihe bitatu by'amasezerano. Imana yashatse kwigaragaza muri ubwo buryo. Kristo aza nk'Imana yambaye umubiri, aricyo cyatumye ahabwa izina ryitwa Yesu, bisobanuye ngo ni umucunguzi, kuko nta bucunguzi bubaho butabonye igitambo, nta n'igitambo kibaho kitamennye amaraso.
rero iyo mirimo Imana yari yashyize muri Kristo yayibitse mu mubiri kugira ngo igitambo gikize abanyamubiri, igishyira mu rupfu kugira ngo kizure abapfuye, igiha n'ubugingo bw'iteka ryose kugira ngo cyongere gusubirana ubudahangarwa Kristo yari afite atarapfa. Ni nayo mpamvu abamwizera batazongera gupfa ukundi, bapfa kabiri, upfa rimwe mu buryo bwo kwizera Kristo ukazukana nawe, ugapfa kabiri mu buryo bwo gupfusha umubiri ukambara kudapfa iteka. Urupfu rwa gatatu ntituruzarupfa, ariko gupfa kw'abantu bazapfa urubozo, aho Bibiliya yavuze ngo juste gupfa nyine gupfa navuga ngo ni transformation, ni ugucurwa, ni uguhindurwa. Abize biology bo barabizi, ntago gupfa ari ugupfa komuteri, ahubwo gupfa ni uguhinduka ukava mu cyo wari uri cyo ukaba ikindi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Ibicumuro byakuremye muri kamere ya Satani, umuzuko ukurema muri kamere y'Imana. Imana ishimwe. Rero reka ne gutinda aho ngaho, siyo ntego nari mfite yo kuganiraho, ariko kimwe muri byo reka mbabwire ngo niwe wimikiwe kuba umucyo wacu. Bibiliya iravuga ngo niwe mucyo waviriye abari mu mwijima, nubwo umwijima utawumenye. Ntabwo ari umwijima ko mutera Bibiliya yavugaga. Reka gato tunyarukire muri astronomy. Iyo tuvuga umucyo tuba tuvuze ubuzima. Astronomy ivuga umucyo ibivuze ubuzima, kuko ubuzima bw'ibimera mu isi kandi birama igihe kirekire. Ubwo burame abantu turama, ibimera birama, ibinyabuzima birama, uturuka mu mucyo. Abashimiste ibi mvuga barabizi, kuko murabizi neza ko ikintu kitari mu mucyo kirama igihe gito. Reka mbaho urugero, ntibiba binujuje ubuziranenge by the way, buba bukemangwa. Iki kirama igihe gito kitari mu mucyo, nashatse kukigereranya na manu Abisiraheli baririye mu butayu. Yaramaga igihe gito, ntabwo yigeze irazwa. Iyo wayirazaga yaraboraga. Ariko ndagira ngo nze kubabwira indi manu yaje ari umucyo igahoraho iteka, ari nawo mutsima w'ubugingo utuma tuba strong, tugira imbaraga, tuba powerful. Nibyo kurya bije mu mucyo. Reka mbaho urundi rugero. Ibihumyo abantu benshi babyita ibyobo, biba mu buzima bw'umwijima. Iyo bigeze mu mucyo, kurasa kw'izuba cyangwa kugaragara k'umucyo niko gupfa kw'ibihumyo. Reka mbabwire utundi dukoko tubaho mu mwijima y'umucyo, tubaho mu mucyo, umwijima waza natwo tugapfa. Urugero muzareba amasazi. Isazi zipfa nimugoroba, burya uburame bw'isazi buba bupfuye nimugoroba. Ahantu itangira guhungira ni ahantu hari umucyo. Sintinda aho ngaho. Hari ibikoko byinshi biba mu bunyabuzima bitabaho ku manywa, usanga bitanumvikana n'iby'umucyo. Urugero reka mbabwire nk'uducurama. Abantu benshi muradutinya kubera iki se tubaho mu ijoro. Ntabwo ari uko dutinyitse kwa muteri. Reka mbabwire nk'ibihunyira za hibu. Abantu benshi murabitinya, niyo kivuze urahahamuka. Ikintu gitangaje, ibyo birema nk'abibaho mu mwijima, Freemasons, Illuminati, abapfumu, abacunnyi, abakonikoni babyifashisha nka produit zibongerera imbaraga. Hari n'ababikoresha mu buryo buri transfer, bohererezanya ubutumwa mu buryo bw'intambara, babirwanisha. Ibintu byose iyo bitariho mu mucyo, Satani abihindura intwaro zabyo. Nicyo gituma nawe kubera umucyo w'Uwiteka wazimye, iyo agatara k'Imana kazimye, ubu mukozi ukora ibintu bitari mu ntego y'ubuzima bwawe, ariko ugakora ushyira mu bikorwa ibyo Satani yashakaga kuzageraho, kuko nta mucyo w'Imana ukurimo. Kuko nawe adakorera ku mucyo agushaka waguye. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo kurya turya by'imbaraga byose bihabwa imbaraga nuko byatewe aho umucyo ugera. Imana ishimwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nababwiye ngo umucyo ni ubuzima. Niyo umwana kivuka, sinzi impamvu ibi bintu biri kuba byinshi bikaba binini. Abantu bageze muri neurology murabizi. Niyo umwana avuka, haravuka iyo avutse atuzuye kugera mu byumweru 37 gutyo gusubira hasi, tumwita primatire. Tumushyira muri kuvezi bakamucanira amatara n'ibindi, akeneye umucyo.
yamaze kuza. Wakwibaza ngo ari mu nda kuki nta rumuri rugeramo? Sinzi impamvu ibyo nabyo mbyumvishe. Aba ari gusangira na nyina umucyo nyina yabonye, kuko hari icyitwa korodoro mirikare gihuza umwana na nyina, mu kinyarwanda tukita ururere. Reka ngaruke ngere ku ijambo dusomye. Ibi ni ibyanditswe byera, bikaba n'ijambo ry'Imana. Uyu mugabo yitwa Yohana mwene Zebedayo. Ari mu bantu bafite amateka ateye ubwoba kuyavuga, kuko atera ubuhakanyi mu mitima y'abantu. Ndarivuga kuko numva mpawe ubutware n'Imana. Abize amateka y'intumwa, amateka ya Yohana murabizi neza. Abateolojiya benshi mudukurikiye, njya ngira umugisha ku ijwi ry'umukanguzi. Hari abateolojiya benshi mujya mukunda, abateologe benshi baradukurikirana. Bahaye n'ikaze, Imana ibaha umugisha. Murabizi ko amateka ya Yohana menshi mwarayabuze. Ayo mwiga ni amahimbano Abayuda bagiye bakireya kugira ngo amateka ya Yohana adasigara, ariko kandi kugira ngo badefande inyandiko Yohana yari yaranditse. Nicyo cyatumye bashaka ayo mateka. Kubera iki yabuze rero? Nabagira iki bayahishe, ariko n'Abaroma nabo barayahisha, kubera ibintu Domisiyani yakoreye Yohana. Muri 96 nyuma ya Christo, Yohana ahohoterwa, kubitwa. Yohana yakundaga kuvuga urukundo rwa Christo, akagaragaza Yesu nk'umwami, akongera kumwerekana nk'umuntu uzagaruka. Mu nyigisho Yohana yabwirije, yakunze gutanga ubuzima bw'umwuka, akigisha umuzuko, gupfa kwa Kristo no kugaruka kwa Kristo. Ibyo byaramuranze, kandi ari mu bantu batigeze bishyira hejuru. Iyo yajyaga kuvuga isano agirana na Yesu, ntiyivugaga, yaravugaga ngo ni wa mwigishwa Yesu yakundaga. Uyu mugabo yari afite guca bugufi. Yabanje kubaho umugabo w'intagondwa, ariko Yesu aramwiyegereza, amucurira mu gituza cye. Amaze kumucurira mu gituza cya Kristo, bituma Yohana arafunguka, akunda Yesu urukundo rwinshi. Abakunda kumenya inkomoko n'amateka y'amazina, murabizi ko ariho ijambo Jean d'Amour bituruka. Biravuga ngo ni Yohana ukunda. Yesu we abivuga yaravuze ngo uwababariwe byinshi akunda cyane. Kubera urukundo Yesu yagiraga, nicyo cyatumye bamwita Jean d'Amour, Yohana ukunda. Uyu Yohana rero yahamije ibya Kristo kugera no mu biganza by'abagabo bamukubise b'abanyarugomo bo kwa Domisiyani. Bamukubita imihini, baravuga ngo ihakane Yesu. Aravuga ngo mbabwira, nabonye urupfu n'umuzuko, nari mwibambwa rye. Elima tosa edra perimondi ahoria, ndanezerewe. Nari mwibambwa rye, amanikwa ku musaraba Igorigota, nari impari. Hacurika umutwe, nari impari. Ubwira kabiri buhinduka, nari impari. Haleluya. Amazi aturuka mu rubavu, nari impari, narireberaga. Ndagira ngo mbibutse ko ari ku musaraba Yesu yaramubwiye ngo Yohana dore umubyeyi, abwira na Mariya ngo Mariya dore umwana nguyu. Mwibuke ajya no gucibwa urubanza. Yohana niwe wasabiye Petero ko yinjira mu rugo baciriyemo Yesu urubanza. Si icyo gusa, ku munsi wa gatatu Mariya Magadalena yazanye Petero na Yohana kumva. Yohana ni umwigishwa wagize ubuzima bwiza, abana na Kristo. Yesu aramureba, ararahira, aravuga ngo ntuzicwa n'amaboko y'ababisha b'Imana, uzapfa urw'ikirago, we uzagera ubwo usaza. Kubw'ubuntu ugiriwe n'Uwiteka uzasaza. Reka mbibutse ko Imana iguhaza uburame kubw'ubuntu ikugiriye. Imana ishimwe. Imana iguha uburame kubw'ubuntu bwayo. Yohana baramukubita, aravuga ngo ibyo byose naramubonye. Aravuga ngo ndibuka yandika urwa mbere yarwandikiye Abefeso, yarababwiye ngo uwari uri mu ijuru, wari Imana akigira umuntu, akaza akabana natwe, ngo yari ijambo ariko ahinduka umuntu, ngo abana natwe. Ababwira ibihamya nkunda, arababwira ngo uw'amaso yacu yirebeye, amatwi yacu akamwumva, ibiganza bikamukoraho, ngo wapfuye akazukuka akajya mu ijuru kandi uzagaruka. Ndabikunda ko Kristo azagaruka. Niwe mutsima w'ubugingo. Yesu Kristo niwe mutsima w'ubugingo, niwe mibereho y'abizera, niwe mucyo w'abamwiringiye, niwe maboko y'abadafite shinge na rugero, n'amaguru y'abamugaye, n'ubwenge bw'injiji, niwe maso y'abatabona, n'akanwa k'abatavuga, niwe matwi y'abatumva. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niwe wari ukwiriye. Nibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo nta rindi zina twahaye gukirizwa mu mwisi no mu ijuru uretse izina rya Yesu Kristo. Uwo niwe bwihisho bwacu wenyine.
niwe umara irari ry'ubusambanyi, niwe ukuraho akanyota k'icupa, uwo wenyine niwe ugukuraho karande n'imivumo, uwo wenyine niwe ugutuza akaguha ubwenegihugu, uwo wenyine niwe uhumanura amazi yabaye ibiroha, niwe ugutuza mu mudugudu, uwo wenyine niwe uzibura inda ikabyara, niwe wenyine, uwo wenyine. Imana ishimwe, niwe utugize abagabo uwo wenyine niwe utugize abantu, yabisinyeho. None se ko twabyisanze mu yarabikoze nyine, yarabikoze, nta kindi. Abarwana nabyo pole sana, muvumiriye kama tena uko na wivu ujinyonge niko baravuze ngo menye wivu ajinyonge, kama witika Mungu adatenda tu, azakora, wabyanga oringate, tudapata mavuno juu Mungu alisema tuzafata, tuzasarura kuko Imana yaravuze. Wakora iki kindi? Wowe wangabanya amasezerano, nta kindi wakora, ntacyo. Ndanezerewe Yesu we. Wowe usebye abakozi b'Imana, nta kindi wakora, wabikoraho ikizi? Ntabwo wafungira iba Kristo yafunguye, ntibikunda. Niwe mutsima w'ubugingo, niwe mibereho yacu, niwe ubeshaho abadafite shinge na rugero. Munsi y'urugo hateze, dusarura mu biganza bya Kristo. Imana ishimwe, nta diplome, isezerano riradutambutse. Imana ibaha umugisha. Nihuta, abagabo bo kwa Domisiyani, Yohana arababwira ngo uretse no guhakana Kristo, ndamukumbuye kuko ejo bundi yaravuze ngo ntazarya ku rubuto tutaricarana habe no kunywa kuri vino yarwo. Baramukubita, bamukubita imihini, umusaza yanga kunoga, yarashaje ageze mu zabukuru. Niyo mpamvu yagiye yandikira aba Efeso urwa mbere, muzagenda mubibona, ababwira ngo bana bato ndabahugura. Bari bato kuri Yohana, yaramaze gusaza. Bamukubita umuhini, umugabo yanga kunoga. Reka nkubwire, hari amaboko yagusekuye ntiwanoga, ubukode burasekura ntiwanoga, amaboko ya Kristo aragufashe. Indwara irasekura ntiwanoga, kanseri irasekura ntiwanoga, uburozi bujyaho ntiwanoga, umucuraguza araza ntiwanoga, umupfumu ajyaho ntiwanoga, gereza barafungura ntiwanoga. Twarasekuwe ariko twanze kunoga. Barasekuye, basekurira abantu uburozi, barabwanika, bagira bate, bwanze kunoga. Arigihe buzarangira bubaye nk'ubwa nyina wa Buzuru. Bajya bavuga ngo umuntu ugize ngo umwako ngo ababaye nka nyina wa Bizuru, niwe wanitse uburozi. Imvura iguye agiye kubwanura, inkuba iramukubita bugwamo yabwanitse. Hari n'igihe bazajya kububonja bagira ngo bumve ko bwumye. Ni Kristo ubikora. Yohana barasekuye, yanga kunoga. Imana ishimwe, barasekuye. Ndabyibuka iminsi yaradusekuye, twanze kunoga. Yohana aravuga ngo ndamukumbuye. Bafata umugabo, baravuga ngo uyu mugabo aracyari guhamya Kristo, reka tumutware tumushyire mu ngunguru y'amavuta. Baratwika umugabo ntiyashya, umubiri wo busaza umuvaho, ahaguruka ari umusore. Niho bamutwaye Ipatimu, ni ikirwa kiri mu nyanja ya Egeya. Aho Ipatimu hari ahantu habi, ku kirwa kibaho inyamaswa, inzoka mbi z'inkazi. Hari umuyaga w'ishuheri wahatumukiraga, aside yo mu nyanja, gaze yo mu nyanja. Ipatimu hari habi. Akihagera, Yohana aravuga ngo ni wowe twabanye, nzakomeza kukwiringira. Bibiliya ivuga uburyo yanditse ibyahishwe, aravuga ngo ku munsi w'Umwami Imana, ngo marayika w'Uwiteka yambonekeye ndi mu mwuka. Kugendana na Kristo bituma buzura umwuka wera uruta ibibazo urimo. Iyo situwasiyo urimo ni intege nkeya z'umubiri. Iyo umwuka uhari, no mu bibazo wuzura umwuka kandi ibibazo bihari. Yohana kugeza ubwo histoire ye nababwiye abantu batinya kuvuga, bamuciye ukuboko kw'iburyo basanze ari kwandika ibyo yeretswe. Bwa mbere yandika ibyahishuriwe Yohana, yabyandikiye Ipatimu ibyo yahishuriwe. Bamuca ukuboko yandikishaga. Umunsi mu gitondo baraye baciye ukuboko, basanga n'ubundi ari kwandika, yemeza ukuboko kwa kabiri. Hari igihe bajya baduca amaboko hakamera andi, bagateza cyamunara ukagura indi, kaguca amaboko rwose, imodoka ikarenga umuhanda indi kaza. Imfura bakayihitana ariko ukabyara undi.
urugo rumwe bakarusenya ariko Imana ikubaka urundi. Hari igihe bajya baca ukuboko mu gitondo ku kamera. Nguhanuriye wowe turi kumwe baciye ukuboko, Imana niyongera ikumeze mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya imbwira uburyo Yobu yagize amahirwe aruta ya mbere, ngo Imana imuha abana beza baruta ba mbere, iguha ibyiza biruta ibyo wanyazwe. Tutitaye ku kanwa k'ababivuze ukimara kunyagwa, nitaye ku kanwa gatanga ihumure, ari nako karema byose, kanwa k'Uwiteka. Imana iguhe ukuboko wari waraciwe. Yohana yandika ibyahishuwe, abyandika mu migani simpatinda nzabigarukaho, abyandika mu marenga, umushumba akamwita marayika, umwuka wera akawita igitere ku itorero akaryita n'ubundi tabaza. Reka nihutaho mparenge, ageraho yandika inzandiko byahishuwe Yohana, yandika inzandiko 3, rwa mbere rwa kabiri n'urwa gatatu, yandika n'urwandiko rw'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Kristo. Uyu Yohana rero ngaruke Yesu yavuze, bari kumwe face to face na Yesu. Yohana kubyandika rero yari ahari. Hanyuma yandika iby'inkuru y'abagabo babyutse mu gitondo bajya kureba Yesu, bashaka umutsima, bashaka kurya. Ntacyo bitwaye kuza ukeneye umugabo, turagusengera Imana imuguhe, ariko wihava utabonye n'agakiza. Mariya Magadalena yabyukiye ku gituro mu gice cya 20. Yohana, Petero na Yohana bahageze ntibahatinda, babona imyenda yo mu gituro, ariko Mariya Magadalena hatinze cyari imyenda abona cyahindutse abamarayika. Musome neza, iyo utinze imbere ya Kristo, ibyo waje ushaka si byo kwereka guhibiruta ibyo washakaga, ibyo abandi babonye si byo wowe ubona. Iyo utinze imbere ya Yesu ntuhakura umugabo gusa, uhakura n'uburyo babana n'umugabo. Iyo utinze imbere ya Yesu ntubyara gusa, uhakura n'uburyo barera abana. Iyo utinze imbere ya Yesu ntubona diplome gusa, uhakura n'umugisha w'akazi. Iyo utinze imbere ya Yesu ntuhakura inzu gusa, uhakura n'amahoro yo mu nzu. Iyo utinze imbere ya Yesu ntabwo ari fiance gusa, uhakura n'amakuru. Iyo utinze imbere ya Kristo, Mariya yarahatinze ahakura igifatika. Nihuta, abagabo baza bafite ibibazanye, nibyo waje hari ibikugenza, ariko noneho ibikugenza bivunjemo ibigenza Kristo ku buzima bwawe. Wari ufite icyo ushaka, ariko banza ugishire ku ruhande, ubwire Yesu ngo banze ibyo ushaka wowe. Imana ishimwe. Imana ibanze ibyo ishaka, ibyo ushaka ibisohoze yakubanjirije ibyo ishaka. Imana ibaha umugisha. Abisirayeli bari baherutse kurya manu mu butayu. Nababwiye ngo igereranwa n'ifunguro ryatanzwe igihe kitari icyo kurya, kuko cyari icyo kurya none ejo bakongera bagasonza. Abagabo baje kureba Yesu babona ubwato bumwe, bamenya ko nubwo Yesu yagiye atambukanye n'abigishwa be, abigishwa bagiye bonyine. Mu nyumve ni ibintu bitatu: agasozi, abigishwa, rubanda. Agasozi kari konyine ntigafite Yesu. Abigishwa bagiye bagerayo mbere yuko Yesu agerayo. Ubu dufite abantu binjiye mu muhamagaro mbere yuko Yesu abakoresha, batangiye kubabwira ngo nimuze tubasengere, ngo tubaderivure, mutanga amaturo. Bayasabye mbere yuko Yesu aza. Nibyo, umuntu Imana yahamagaye ahabwa amaturo, kuko mu cyimbo cy'Imana uwo muntu araturwa, ariko yayariye mbere yuko Yesu amukoresha. Niyo mpamvu mubona yabahagamye. Hari umwaposo umwe, ni umubyeyi Imana imuha umugisha, igeze yatuganiriza inkuru y'amara ya Yuda uburyo yaturitse. Hari abantu bari guturika amara kubera ko bariye mbere yo kurya. Petero yabaye bishop, Yuda yaraturitse amara kuko yashatse kurya ifeza, ibiceri by'ifeza, nyamara kandi yari kugumana igiseke niyo Yesu agenda, yari yaramuhaye kurya, ariko yariye mbere. Bageze ku gasozi katagira umwami, katagira umucunguzi, nabo bahagera nta mucunguzi. Icyakora bari bafite amakuru ko Yesu ari bugeyo. Imana ishimwe, bo bagiye bafite amakuru. Hanyuma wowe urwo rugo rubanyemwa ayahe? Iyo business uyibanyemwa ayahe? Icyo gihugu kibanyemwa ayahe? Uretse kugenda gusa ugendeye kuri green card, uretse kugenda uhinduye amazina yawe ukitwa impunzi, ufite ayahe makuru mu by'ukuri? Nta yahe makuru. Wigera ku gasozi atabaho ngo ukageraho nta makuru, kandi ukageraho nta bigishwa. Yesu ngo atinda kugerayo habanza abigishwa. Rubanda ruza rufite amakuru ngo nejo twarariye. Nejo twarariye, nejo yadukijije indwara, yishyuye inzu, yaratugaburiye, nejo yadukoreye mariage. Amakuru urebera ku bandi udakura kuri Kristo saa yawe. Iyo formule hari igihe Imana yayimutsemo, ahubwo bazimana umurongo ngenderwaho.
bageze aho barebye ubwato babona ni bumwe nabwo bwagiye butarimwe abigishwa ngo bari i Kaperinawumu bafata ubwato bwa kabiri bafata amato abiri baravuga ngo twambuke tujye kureba umwigisha. Bamugeze iruhande basanga Yesu amaze kuhagera. Imana ishimwe, Imana iguhe kugera aho wari warageze adahari, Imana iguhe kuhahurira nawe. Urugo wahuriyemo n'amakuba kuko Kristo atararurimo, Imana iguhe kuhahurira na Kristo. Bizinesi washinze Yesu adahari, Imana iguhe umuryango Kristo yinjiriramo muhabane. Igihugu wagezemo atakirimo Yesu ahagusange mubanemo, Imana ishimwe. Yesu ahageze baramuga ngo waje hano ryari? Icy'ingenzi se uko uhamusanga. Bamubariza iki amasaha? Waje hano ryari ko twaje tukakubura? Kandi babimubwiye bakiri hakurya y'inyanja. Aravuga ngo singe muje gushaka n'ibitangaza mwabonye ni imitsima. Igitumye ukurikira Yesu arakizi. Baramubwira ngo nibyo. Aravuga ati ni ukuri ni imitsima. Baramubwira uvuze ukuri, iyo niyo twashakaga. Nkunda abantu batiyoberanye. Nkunda abantu batiyoberanya. Arakubwira niba utampaye ituro singusengera, ritange nyine bagusengere. Niba wemera amavuta ye ntiyiyoberanyije, ritanga gusengera aho kugira ngo akuvangirirweho kugira ngo urimuhe yari gusaba mbere akagusengera waritanze. Nkunda abantu batiyoberanya. Aravuga ati nibyo ni umutsima utuzanye. Ni umutsima utugenza. Twihera umutsima twirire, kandi si ubwa mbere bibaye mu butayu. Ejo bundi bari kuva muri Egiputa ba sogokuruza bacu nibyo byabayeho. Iyo ni inkuru iri familiyare turabimenyereye. Mose nabo yabahaye amanu, iyeranje mu bitangaza byawe. Nawe uduha umutsima twirire, waduhaye umutsima tukarya. Iyeranje uduhe utugenza, urabimenya. Urabizi ko uyu mukobwa, reka nkuvuganire, Yesu arabizi ko waje ushaka umugabo, nakwaranje. Arabizi neza ko wishakira akazu, nakwaranje. Azi ko ari umugore ukeneye Yesu, nakwaranje. Si we wabyigiyeho. N'Abisirayeli bava mu butayu yarabikoze, nakwaranje ntacyo mupfa. Abagabo baravuga ngo dusanzwe tubimenyereye. Nose ntitubimenyereye ko akora amakwe, turabimenyereye, nakwaranje. Turabimenyereye ko atanga viza, nakwaranje. Nukuri ajya atanga ubwene gihugu, nakwaranje. Turabimenyereye. Turabimenyereye ko ajya atanga nationalite, nakwaranje. Ajya avana abantu mu bukode, nakwaranje. Yesu aravuga ngo nubwo ibyo mbikora, enima edrai perimondi ya hosa dokitanda la basi, nubwo ibyo mbikora ariko ndababwiza ukuri ko abariye iyo manu barongeye barasonza. Uwubatse urwo rugo akeneye gutaha urwo mu ijuru. Utuye muri iyo nzu agira ubundi buturo. Ufite ayo mafaranga akeneye ubundi butunzi butagira akagero. Imana ishimwe. Aravuga ngo ndababwiza ukuri, nibyo shingirwa ariko witegure n'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Mwariye manu ba sogokuruza barayiriye, ariko barongeye barasonza. Kandi si iyo gusa, muheruka n'igaburo ryo mu rusengero i Yerusalemu. Mwariye inzabibu, munywa vino, mwariye imitsima idasembuwe, murya uturobe n'amarobe, murya amasaka n'ingano. Aravuga ngo mwarabiriye ariko mwarongeye murasonza. Avuga ijambo nkunda. Aravuga ngo niki gituma mugura ibyo kurya bishira? Aravuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo. Nombandi ya hosa enimadra pelonda kosa edra lelima horia enimandi ya hosa peloma da sans etikitandori ya bosa. Ninjye mutsima w'ubugingo, umuntu urya ntazongera gusonza. Mwanywereye ku mariba ya Negebu muva muri Babuloni, mwanywereye ku nzuzi zo muri Egiputa, mwanyweye amazi ya Nili, yewe mwambutse Yorodani muranywa, mwageze i Garizimu muranywa, ariko ninjye mutsima w'ubugingo. Ibyo washakaga byose byatumye ukurikira Yesu. Umuntu ubifite nawe arababara. Nibyo nakwaranje ubona akamodoka ariko kajya karenga umuhanda. Nibyo nakwaranje wurira indege ariko nakarandi giyiteka. Ntabwo urabona umwaka wamanutse muri jet privé. Umwaka waje ariko muzi umwaka wagendeye muri gari ya moshi. Umwaka waje uguruka. Harababwira ngo ibyo birashira. Iyo biro wicayemo irarangira. Iryo zina rirarangira. N'ikimenyimenyi gukomera kwawe tumenya ko ukomeye dushingiye ku bandi. Ninde wababwiye se ko imbaraga zigaragara hatari intege nkeya? Ninde wababwiye ko intege nkeya zose zabaho nta mbaraga zihari? Ariko mubikurahe ko muri abanyabwenge mwiza? Kuki ubundi mugera mu mibare ya kirisitu mukabinjije kandi mu mibare y'amafaranga n'imari mucunga muri abahanga?
ibyo ubundi mubikurahe arababwire ngo nimushake ibyo kurya bigumaho. Yesaya 55 yarababwiye ngo nimuze nta feza nta bindi biguze, muze mugure. Kugura mudatanze feza, kugura murabizi ko bituruka ku Kinyarwanda bita kugurana. Zana ubwo bushwambagara bwawe ugurane nawe, gurana nawe. Muze mugure, gurana. Mu intege nkeya zawe umuhe iyo mitwaro, gurana nawe. Mudatanze feza ngo munywe ku mazi y'ubugingo amara inyota. Abwira abagabo ngo ndababwiza ukuri ko atari ibyo bitangaza ntabwo ari ibyo bitumye munyita Mesiya, nuko mushaka imitsima. Barambwira ngo urakora ikihe gitangaza se ngo tukwizere? Erega wabwiye Yesu n'ibyo azakora. Ariko uzi ko bamutungiye agatoki, basogokuru baririye mano mu butayu, nawe washakaga nyine yurye. Hari abantu batungira Yesu ibyo akora. Ndamukunda atabifitemo inyungu ntabikora, akora ibyo afitemo inyungu. Baba kirisitu bararakaye. Niba ahantu uri nta nyungu Yesu ahagira, ndugu nta n'inyinya, ibyo uzabyifashe si ubibamo. Reka da wiciriye akayira wibeshyera Yesu. Udakizwa nta nyungu za kirisitu, ntabwo ari we wabikoze. Akora ibintu afitemo inyungu. Nsoza arababwa ngo ninjye mutsima undya ntazasonza, unywa ku maraso yanjye. Reka mbibutse, hari umugore witwa Mariya, mushiki wa Lazaro, yari indaya. Yesu amwakiranye uburaya bwe, aramwakira ntiyamwica ntiyamwirukana, amurekera ingeso. Aravuga ngo ndagucura, aramwihanganira. Maraya irebye umugabo umwihanganiye, irebye uburyo yicaranye nabo, arebye icyubahiro yahaye uru rugo rw'imfubyi eshatu, Lazaro, Marita na Mariya, harimo indaya. Marita aravuga ngo nanjye ntiwava hano ushonje, waratugendereye. Aravuga ngo si icyo gusa. Lazaro aravuga ngo nanjye nzajya nguha umuganura w'iwacu, waradukunze. Mariya nawe aravuga ngo mfite amavuta, ayamusuka ku birenge. Aya mavuta asobanuye iki? Umuntu bayasutse ku birenge umubiri we nturwara indwara y'uruhu. Icya kabiri, iyo apfuye ntabora. Icya gatatu, aya mavuta byari bisobanuye ngo niyo mana ihoraho, ni umubiri utazabora. Ayasutse ku birenge bya Yesu. Yesu aramubwira ngo iteraniro ryose rizaba rizakwibuka. Bakundwa, uyu mutsima w'ubugingo niwo mubiri utabora. Igihe twaririye Yesu ntubora, tuwurya igitondo amanywa nijoro. Imana ishimwe, yasutsweho amavuta yo ku mukondo ya narada. Niyo yapfa ntabora, ntiyatinze mu gituro. Mariya Magadalena yajyanye ibihumura ngo umubiri utamunukira, ariko hageze ntiyumvise umunuko na muke. Muri Kristo Yesu icyo usabwa ni ukuzana ibihumura. Reba aho wagendanye nawe umubwire ngo twarahabanye, ibyo ni ibihumura byawe na Yesu. Reba amasezerano yasohoje, reba indwara yagukijije, reba ibitangaza yakoze, ibyo ni ibihumura byawe na Kristo. Bizane, wizane ibinuka, wizane ibyo atakoze, wizane aho watsindiwe. Ibuka gushimira Imana ibyo yakoze itavuze, ureke kugira urubanza ibyo yavuze itarakora. Aravuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo. Kristo niwe mutsima wenyine. Enimas edrai perihoria. Korari riba yararimbye ngo niwe riba. Rimara inyota kandi rikoza n'ibyaha, rikoza abanduye. Imana igusonzo, rigukiza inzara yo mu bugingo, wongera ugira umwuka wera. Gukiza inzara yo mu bugingo, wongera utsinde ibyaha. Gukiza inzara yo mu bugingo, umuryango wawe wongera uhembuke mu izina rya Kristo. Reka dusengane Imana. Mana, turagushimiye. Gushimiye ko ari Imana yera, gushimiye kuri gitare cy'amahanga, gushimiye ko ari we mazi amara inyota. Maraso yawe twarayanyweye turakira, twarayanyweye turi abapfu turazuka. Mubiri wawe twarawuriye none tubaye abagabo, bari barazinganywe turakize. Mubiri wawe kurya, kukwizera gusa, kwemera urupfu n'umuzuko wawe niko kurya umubiri tukakumira. Wabwiye Abisirayeli bari muri Egiputa ngo mwagazi w'intama urugo rwawe ubaze rujye rutumiraho gusohoka. Natwe ubwo dufite Kristo ntitwitabiriye ibindi birori, twitabiriye ibirori byo mu rugo rw'umwana w'intama. Imana ishimwe kuko umwagazi ahari, nta mpamvu yo kuvumba ahandi. Dufite umwuka wera. Hembura ubugingo bwacu, kuri abantu mu kabari bajye mu nsengero aho umwagazi w'intama ari. Hembura Mwami,
abantu bareke kujarajara hirya no hino biruka ku batagira umumaro batakumenye, bajyaho umwagazi w'intama uyobora abantu ku bashumba bazima, ubayobora aho bumva ijambo ryawe rizima, urugo rwabaze aba ari rwo rutumira kugira ngo rudasohoka rusize umwagazi w'intama. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.